Muraho neza nshuti zanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kidasanzwe. Ni inkuru y'umuntu wihariye, Gatari Fred, umunyabwenge mu ikoranabuhanga ariko nanone ufite umutima mwiza cyane. Ariko mbere na mbere, muntu wanjye, inshuti yanjye, babarira ubanza ukande subscribe kugira ngo dukomeze gutambutsa inkuru nziza nk'izi ngizi, inkuru zigaragaza abantu baba baragiye bakora ibikorwa by'intangarugero. Ikaze. Ariko nawe wamaze kugira ikintu ukora ugaragaza kudushyigikiye, ukanda subscribe kureba ibintu byacu, nawe urubashywe, uri umuntu w'agaciro mu maso yanjye. Nifuje njyewe y'ubu, nibyo ubyumvishe neza, njyewe master y'ubu nifuje gukora documentaire kuri Gatari Fred kuko nkunda uburyo atanga ubumenyi ku mbuga nkoranyambaga ze za YouTube na Instagram. Gusa ntibyari ibyo gusa, ahubwo naranashimishijwe nuko yafashe igihe cye agakora ibyo asangiza abandi atagamije inyungu, ahubwo afite umutima wo gufasha no kugira ngo Abanyarwanda, abantu bose, impande zose babashe kugira ubumenyi bwo kugira ibintu babyaza umusaruro, kandi babe bashobora no kwiga ibintu bishyashya. Gusa nanjye hari ibyo ndi gushima. Kugeza kuri iyi saha, nyuma yo gukora iyo documentaire kuri Gatari Fred, kubw'amahirwe, kubera wa mutima we mwiza yayisangije ku mbuga ze, ubu ibintu byahindutse. Nakubwiza ukuri koko, ninjye mu izina ryanjye master y'ubu. Kuva Gatari Fred asangije inkuru igaragaza ibyo yari amaze kunyemerera, anagaragaza atanga message ko hari ubutumwa bwiza ashaka kugeza ku bantu be, ibintu byahise bihinduka. Ubu ibintu birimo biragenda neza. Gatari Fred yasangije video yanjye ku mbuga nkoranyambaga ze, ibintu byagenze neza. Video yanjye kugeza kuri iyi saha imaze kwakira like menshi, imaze kubona subscribers benshi. Ikindi kandi cyongeyeho, ubutumwa nabwo ubyumvishe neza, Gatari Fred yahinduye ibintu byanjye. Kugeza kuri iyi saha like yabaye menshi, abasubscribers biyongereye, ndetse n'ubutumwa bw'abakunzi bwaje bunyereka ko ibintu ndi gukora ari byo. Ibi byatumye mbona neza ko ibyo akora atabikora ngo ashake inyungu, ahubwo Gatari Fred, uyu muhanga, iyi nyamamare, ikora ibikorwa nk'ibi ngibi kubera umutima mwiza. Mu buzima bwanjye nta na rimwe nari narigeze ntekereza ko Gatari Fred, nubwo namukurikiranye imyaka myinshi, Gatari Fred ndamukunda. Gatari Fred ntabwo nari narigeze ntekereza ko ashobora kuzifata akanyemerera kubwira abafana be maze akamfasha kugera ku ntego yanjye. Kugeza kuri iyi saha, Gatari Fred yamaze kumanika itangazo ku mbuga nkoranyambaga ze zose agaragaza ko channel yanjye igiye guhita ibona igira abasubscribers 1000. Abasubscribers 1000 ubwe yigaragarije ko bari buze kuboneka mu buryo bworoshye. Ibi byanshimishije pe. Gatari Fred njyewe ndamushimiye. Uyu mugabo nibyo ubyumvishe neza, yashyize itangazo hanze agaragaza ko yemeye gukora ibyo nkeneye byose kugira ngo mbigereho. Ibi byampaye imbaraga nyinshi zo gukomeza gukora ibyo nkora. Ubu rero, nyuma y'itangazo, njyewe master y'ubu nabashije kugira amahirwe yo kumuvugisha kuri telefone. Ubyumvishe neza, njyewe master y'ubu Gatari Fred namuvugishije kuri telefone. Dore uko byagenze. Gatari Fred namuhamagaye, mu kumuhamagara yavuze mu buryo bwa kinyamwuga kandi bwiza, ashimangira ko atari amagambo y'akanya gato, ahubwo ari igikorwa azi neza ko azakora. Gatari Fred yampumurije,
yanyeretse ko abasubscribers ngomba kubabona 1000 baturutse kuri we. Ibi ndabimushimira. Uyu mugabo nibyo ni igihangange, ni umuhanga mu bintu bya internet pe, ni umuhanga, ubyumvishe neza, ni umuhanga mu bintu bya internet. Kandi ibi ndagiye kunkorera ni amateka, nibyo koko ni amateka. Nyuma yo kuvugana, ibi byanyeretse ko Gatari Fred atari umuntu usanzwe, ahubwo Gatari Fred ni umuntu wiyemeje gufasha abandi kandi abikora mu buryo bwa kinyamwuga. Gatari Fred abikora mu buryo bw'ubunyamwuga, abinyujije ku mbuga ze nka YouTube, Instagram ndetse n'izindi mbuga nka Facebook. Gatari Fred azamura abana benshi, azamura urubyiruko rwinshi cyane, kugeza ubwo abantu benshi basigaye babona akazi kubera Gatari Fred. Icyo ni igikorwa cyiza cyo gushimira Gatari Fred. Ibi byose byambereye isomo rikomeye, guto umuntu umwe afite umutima mwiza ashobora guhindura ubuzima bw'abandi. Niba umuntu umwe nka Gatari Fred yiyemera kuntera inkunga atari ku nyungu ze bwite, natwe twese dushobora gufashanya pe. Ubyumvishe neza, niba Gatari Fred yagerageje kumfasha, ibintu bigahita bihindura isura, twebwe twese turamutse dufatanyije twatera intambwe, twagera kure. Bakunzi banjye, ndagira ngo mbibutse ko mugomba kubanza gukanda subscribe, please kanda subscribe kugira ngo inkuru nziza nk'izi ngizi zigaragaza abantu mwakunze, zikagaragaza, zigacukumbura neza ibyo mwagiye mubakundira, mukomeze muziteho. Please yego, Gatari Fred afite umutima mwiza, yanyeretse ibintu byiza. Twaganiriye mu minota mike, ntabwo twaganira igihe kirekire, kuko mbizi neza ko hari igihe tuzaganira igihe kirekire. Ariko mwese mukomeze mwibuke, ndabasaba rero inshuti zanjye ko mwajya mukora subscribe mukadukomeza mu rugendo rwacu. Ibi si ukugira ngo tubibone mu mibare gusa, ahubwo ni ukubaka umuryango utekanye w'abakunzi bacu. Dukora ibi tubifashijwemo n'abantu beza nka Gatari Fred, bityo duteza imbere buri wese. Gatari Fred amaze kugeza abantu benshi ku ntera zigiye zitandukanye. Ngiye mu mutima wanjye ndashimira cyane Gatari Fred kubw'umutima we mwiza no kubw'ubufasha atanga. Nabwira buri wese wumva iyi nkuru ko ubufatanye no gufashanya ari byo bitugeza kure. Bantu beza, urubyiruko, bantu beza, murakoze kandi ndabisabiye mufashanye, kuko uru rugendo nta hantu twarugera turamutse tudafatanyije. Gatari Fred wawe nakomeza kure yaguke, agere kure, kuko mubwira Gatari Fred afite abakunzi ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube na Instagram, aho akurura abantu bagera ku bihumbi n'ibihumbagiza. Gusa icyo mugomba kumenya, akurikirwa n'abantu barenga ibihumbi 73. Ubyumvishe neza, aba bantu baramuvunnye kugira bagereho, kandi ibi byatewe n'ibikorwa yagiye agaragaza mu buryo bufatika. Aba bantu bamukurikira bagera ku bihumbi bingana gutyo n'ibindi bari kumva. Ubutumwa bwe burimo ubumenyi bw'ikoranabuhanga, ubufasha n'inyigisho zubaka. Abamukurikira bamuzi nk'umuhanga, nk'umunyabwenge mu by'ikoranabuhanga. Bamuzi nk'umugabo ufite ubushobozi buhambaye bwo gusobanura ibintu bigoye mu buryo bworoshye, kandi abantu bagahita babyumva. Afite abanyeshuri asobanura ibintu bikomeye kuba abantu babikora, ariko babyumva mu kanya gato. Intego ya Gatari Fred ni ugufasha abanyarwanda bose, cyane cyane urubyiruko, kugira ubumenyi n'ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga neza kugira ngo babashe kwiteza imbere.
bibungabunge kandi bakomeze gukura mu buryo burambye. Gatari Fred yifuza ko ikoranabuhanga riba intwaro y'iterambere, aho buri wese mu Rwanda abona amahirwe angana no kwiga no gukorera mu buryo bugezweho akoresheje ikoranabuhanga. Mu biganiro n'abamukurikira no mu mashusho ye, iki cyamamare inyamamare maze kwamamara cyane ku rwego rwo hejuru. Gatari Fred yagaragaje icyerekezo gihamye ati ikoranabuhanga ni umusingi w'ejo hazaza kandi tugomba kurikoresha neza kugira ngo tugere ku ntego zacu nk'Abanyarwanda. Ubuhangange, ubushobozi n'ububasha bwa Gatari Fred bugaragarira mu buryo akoreshamo internet, aho yitwararika ubunyamwuga mu gutanga amasomo no mu gutanga ubufasha ku buntu. Gatari Fred byumvishe neza, atanga ubufasha ku buntu. Iyo yigisha burya abakorera ubuntu. Ibi bigaragaza umutima we mwiza, nibyo byumvishe neza. Gatari Fred afite umutima mwiza no mu gukurikirana ibikorwa bye ku buryo buhoraho kandi bufite ireme. Gatari Fred akunze gukurikirana ibikorwa bye ku buryo buhoraho kandi bufite ireme. Ntibyoroshye guhura n'umuntu ukora ibi byose ashyize imbere gufasha abandi, atarota inyungu z'amafaranga gusa, ahubwo agendeye ku mutima mwiza no kugira ngo sosiyete y'Abanyarwanda babashe kugira ikintu bigezaho, babashe kugira ubumenyi bunguka, babashe kugira ubwenge, babashe kugira ubushobozi muri internet, gufasha abandi. Iki ni ikintu akunze kugenda agarukaho cyane Gatari Fred. Gatari Fred yagize ati gufasha abandi nicyo cyiza kurusha byose, kuko iterambere ry'umuntu rishingira ku gufashanya. Gatari Fred ni icyitegererezo cy'umuntu ushoboye, w'umunyamwuga kandi w'umutima mwiza, uba isoko y'ibyiringiro kuri benshi mu Rwanda no hanze yarwo. Gatari Fred ntimukagire ngo akurikirwa n'abo mu Rwanda gusa. Gatari Fred nubwo akoresha ururimi rw'umwimerere rw'Ikinyarwanda mu biganiro atambutsa, akurikirwa n'abandi bantu benshi, imbaga nyamwinshi yo mu bindi bihugu. Gatari Fred mureke twese dukomeze kumushyigikira, tumwubakeho kandi twige ku bunyamwuga n'umutima mwiza duha. Ibi byose nitubimwigiraho muzareba ahantu tuzagera. Abanyarwanda, buri wese bagerageje gukurikirana iki kiganiro, namihirwe ryo kuma subscribe kugira ngo nanjye mbashe gutera imbere. Ndabakunda.